Reka dusenga Imana. Data, ndagushimiye kuri umunyembaraga, ndagushimiye kuri umwami, ndagushimiye kuri amahoro yacu, ndagushimiye kutuzi kandi dukunda. Aya masaha ya nimugoroba mwami, tuje imbere yawe kugira ngo tuganirize ubwoko bwawe. Ngiye kuvuga ijambo ryawe, ngiye kuvugira mwami, ndagusaba kugira ngo uhe umugisha abantu bose baza gukurikira ijambo ryawe, kandi ubwiza bw'ijuru ubagote, ubahe kumenya, ubahe kukumva, ubahe kuyoborwa n'umwuka wawe wera. Ndizera kandi ndagukunda mwami, kuko iyo tukuvugira tuzi yuko uri hagati muri twe kandi uhindura amateka. Cubahiro, gukomera n'ubutware n'ibyawe uri umwami, mu izina rya Kristo dusenze, amen. Haleluya. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri iyo tuvuga ijambo ry'Imana, tuba dukangurira abantu kumenya ukuri, kuba maso, kuva mu bwoba, gutinyuka. Ndaganira hejuru yo kudatinya, utagira ubwoba umwanzi Satani urwanya abera. Ka dusome ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 18 umurongo n'uwa 9. Maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati, tutinye, ahubwo uvuge, we guceceka. Amen. Iri ni ijambo ryiza ryo kudatinya nshaka ko tuganira. Aha haratubwiye, umurongo uratubwiye ngo maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati, tutinye, ahubwo uvuge, we guceceka. Uyu mwanya ndashaka kubaganiriza, kubabwira kudatinya. Kudatinya, kudahagarika impano Imana yabahaye, utagira ubwoba bwo guhamya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo nshaka kuvuga kudatinya, ntabwo nshaka kuvuga kudatinya inyamaswa, inkoko, intare n'ibindi, ariko ndashaka kuvuga kudatinya, kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu benshi baratinya abantu bafite impano zitandukanye kandi ari benshi, kandi impano z'Imana, ariko muri bo bafitemo ubwoba, bafitemo gutinya, bafitemo kutizera, bafitemo kutemera ko Imana iri kumwe nabo, bafite gushidikanya, bafite kwirwanirira, bafite amashaka, bafite ibintu byinshi bibarwanya. Nagira ngo mbakangure kandi mbabwire guhera ubu cyangwa se uyu mugoroba, duhora tuvuga ibyanditswe byera ijambo ry'Imana, dukangurira abantu gusenga, gukunda Imana, kuramya Imana, kubana n'abantu bose neza, gushima Imana, kwivugira, kwitekereza, tukayibamo umunsi ku munsi. Ariko ubwoba buturuka he? Ubu bwoba atari ubwoba bw'intare, atari ubwoba bw'inzovu, atari ubwoba bw'ingona. Ubu bwoba abantu bahura nabwo ni ubwoba bumeze bute? Ubu bwoba buva he? Ubu bwoba abantu bagira buturuka he? Kubera ko abantu batinya kuvuga Yesu. Reka mvuge ko hariho ubwoba. Ubu bwoba buterwa na Satani. Ubu bwoba buturuka ku mubi ari we Satani. Ubu bwoba ni imwe mu ntwaro Satani akoresha iteka iyo arwanya, iyo avangira abantu bageze ku musaraba. ahora agerageza, ahora apima. Ntabwo ari twe gusa
bibayeho, ahubwo no kuri Yesu Satani yaragerageje, yarapimye, yagerageje kureba ko Yesu yatinya, Yesu yagira ubwoba. Yaramugerageje kugeza ubwo yamwerekaga ubutunzi bwo mu isi, kamubwira ati ariko nupfukama niwemera gusa, niwemera gusa. Urumva mu by'ukuri hari ibintu tuzadutekereza. Satani aradushuka, arakubwira ngo uri hejuru y'inzu, akakubwira ati ariko uri umwana w'Imana, manuka usimbuke, abamarayika barakuramira, barakufata, baragusama, ntacu uri bube. Iteka Satani aduhoza mu bizami, duhora ku munzani, duhora dupimwa, duhora mu bizami bitaza bishira. Urangiza ikizamini kimwe hakaza ikindi. Ni nayo mpamvu abakristo benshi bazabibaza ngo none se ngo kubera iki mpora mu bigeragezo, kubera iki mpora mu bibazo, ngo kubera iki ngo nakijijwe, none kubera iki mpura n'ingorane, kubera iki mpura n'intambara, kubera iki mpura n'ibibazo. Oya, ntabwo guhura n'ibibazo ntabwo ari igitangaza, ahubwo igitangaza nuko watsindwa, nuko wagira ubwoba. Ariko guhura n'intambara ntabwo bitangaje, kuko nibwo buzima bwacu. Satani aduhoza mu bizami, duhora mu bizami, akubwira ngo ariko se kuri umuhanuzi, ariko se kuri umwana w'Imana, ariko se kuri pastori, ariko se kuri umuvugabutumwa, ariko se kuri umunyamasengesho, ariko se kuri umwigisha, ariko kuri umwana wa pastori, ko wavukiye mu pastori, ko wavukiye mu gishumba, umwana umukozi w'Imana. Naho Satani aduhoza mu bizami, atwereka. Ariko hari ikintu tuzatubwira Satani tugomba kuyiganiriza, tukayibwira amakuru, tukayibwira uko ituganiriza, izivuga gake yongorera mu mutima, ariko ugomba kuzibwira ku mugaragaro, ukayibwira ati Satani, ndakuzi uri ikivume, ndakuzi waratsinzwe, ndakuzi uri umushukanyi, ndakuzi uri umwicanyi, ndakuzi uri umugome w'abantu beza, ndakuzi uri umugome. Satani ugomba kumubwira ibyanditswe, ukamubwira ko yatsinzwe. Abantu rero batinya Satani, batinya kuvuga ko Satani iriho, imyuka mibi ihari, imyuka mibi itera abantu bagahora batinya, bihisha, bashaka gusesera ahantu, kavuga ngo sindi buvuge Yesu. Ubu hari abantu batitwaza Bibiliya, hari abantu badashobora gutwara Bibiliya, kavuga ngo abantu batambona kubera ko mfite ndi umukadre mu bintu runaka, mfite ubumenyi, mfite diplome ihanitse, mfite akazi gakomeye. Nyamara ni Satani uguteza ubwoba. Warakijijwe, ariko aragufata akagupfukirana, akakubwira ngo reka abantu bataguseka, abantu batabona ko wagiye gusenga, abantu batabona ko ufite ibibazo, abantu batabona ko waciye bugufi, abantu batabona ko utazi ubwenge, abantu batabona ko. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ibyo byose iyo ni imigambi ya Satani. Ubwo n'ubwoba Satani ateza abantu. Ubwo bwoba rero tuzaburwanya gute? Tuzaburwanya nuko twabashije guhishurirwa, kumenya amabanga, imbaraga, ubutware, ubushobozi, ubuhanga, ubwiza, icubahiro dufite iyo turi muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri iyo turi muri Kristo Yesu tuba dufite ubudahangara. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba dufite ubushobozi. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba dufite ubwiza. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba dufite ubwenge. Abandi bariga bashaka ubumenyi, ariko twe dufite ubwenge, ariyo mpano Imana itanga. Twahawe ubwenge, impano y'ubwenge iri muri twe. Warangiza tukongeraho ubumenyi. Impano y'ubwenge tuzatuyongeraho ubumenyi kugira ngo tubashe kugendana n'abandi bantu, cyangwa se tugendane n'isi y'uyu munsi y'iterambere ahigeze. Ukiga ukaba ufite diplome yawe, kugira ngo nugera mu bandi bafite amadiplome akomeye, muganire, muvugane, akubwira ibyo yize, umubwira ibyo wize, muganire, nurangiza umubwire ko Yesu ari umwami.
mu by'ukuri ubu bumenyi cyangwa se ubu bwenge twahawe n'Imana ni impano nziza ikomeye kandi ya ngombwa mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'itorero. Vuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubwira abapagani bakire Kristo, abakiza ibyaha byabo, ko ni ngombwa. Vuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu baribaza, hari igihe umuntu azayibaza akavuga ati ariko naje nabishobora gute? Ugatanga impamvu zitandukanye, ukavuga ngo sinzi kuvuga, mu ruhame birananira, ndadedemanga, tinya amaso y'abantu, tinya kubona public, tinya kubona abantu benshi. Ngira ibitekerezo, ariko iyo mbonye abantu benshi ntangira gutinya, ntangira kugira ubwoba. Ariko nagira ngo kubwira ngo hari icyo ushoboye. Mu by'ukuri abantu Imana ishaka ko badaceceka ntabwo ari abameze nka Pawulo gusa. Ntabwo tugomba kuba twarize amategeko kugira ngo tubashe kuba abantu batinyuka imbere y'abantu, ahubwo ni ukuba ufite Yesu muri wowe, ni ukuba ufite Kristo mu buzima bwawe, ni ukuba ufite ubumana muri wowe. Ni ukuvuga ngo Imana cyangwa se Yesu twakiriye, Yesu twamenye, Yesu dukorera, Yesu turamya, aduha ubwenge, aduha ubumenyi, aduha ubushishozi, aduha gutinyuka, aduha kureba kure. Shandara ya basika, shandara ya Siriya, fandara babashika. Umwuka w'Imana twahawe niwe uza udukangura akatubwira ngo dore abapagani baragwiriye ku isi. Imana ikeneye abanyamutwaro, Imana ikeneye abantu bafite umutwaro uyu munsi. Uyu munsi dufite ibibazo byinshi kandi ibibazo bikomeye. Dufite abakozi b'Imana benshi ariko b'abanyabwoba. Dufite abakozi b'Imana benshi ariko b'abanyabuta. Dufite abakozi b'Imana benshi ariko batinya amaso. Dufite abakozi b'Imana benshi ariko batavuga icyo Imana ishaka. Kubera iki abantu ari abanyabwoba? Ni ukubera gukunda isi. Abantu bakunda isi, abantu bakeneye kubaho kugira ngo bazagire imyaka 100, abantu bakeneye kubaho kugira ngo bazagire imyaka 80, abantu bakeneye kurya inkoko, bakeneye kurya inyama z'inka, bakeneye kurya amafi, bakeneye bakeneye kwambara, bakeneye kugenda bambaye neza kugira ngo bagaragare. Abantu bakeneye ko bamenyekana ko bafite ubushobozi, ko bafite impano zikomeye, ko ari abigisha bakomeye, ko ari abahanuzi bakomeye. Ni nayo ntambara ikomeye abantu bagenda barwana nayo. Abantu bagenda barwana intambara ikomeye kubera ko Satani arashaka kuzamura ibyubahiro by'abantu. Ndakunda kwitangaho urugero, je koresha impano y'ubuhanuzi. Ariko hari igihe Satani akuzamukana akakuganiriza nijoro, akakuganiriza ku manywa, akakuganiriza ryara, akakubwira ati ariko wewe umuntu w'umuhanuzi ubona ibintu bigiye kuba, wewe umuntu w'umuhanuzi ubona ibintu bizaba, kubera iki utabwira abantu ngo babwire? Nyamara hari uko ugomba kuvuga, hari ibyo ugomba kuvuga, hari n'ibyo Imana yakubwiye utagomba kuvuga. Ariko ubwibone cyangwa se ubwirasi, icubahiro kigahita kizamuka mu mutima, ukazamuka kikazamuka, ukumva kirazamutse, ukavuga ati ndapfuye, birarangiye. Kuko Satani nico ashinzwe, agomba kukuzamukana mu bitekerezo, akakuganiriza, ariko ugomba kumenya ukavuga ngo Satani ndakuzi, urashaka kungusha, urashaka kunshira mu bibazo, urashaka ko nikubita ku mutima. Kandi ni imwe muri strategy Satani akoresha kugira ngo twikubite ku gituza, tuvuge ko duhambaye, tuvuge ko dukomeye, tuvuge ko turi abantu badasanzwe. Ariko nagira ngo kubwira ngo hari impano ufite, kandi iriya mpano yawe ishobora gukora ibintu binini. Ufite impano kandi nziza, hari icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Erega ubutumwa ntabwo ari ukuvuga ngo dufate mikoro tuje ku gatuti dutangire tuvuge kugira ngo bigaragare ko turi abavuga butumwa.
oya, ahubwo ubutumwa ni ugutanga mesaje, ni ugutambutsa ibitangaza, ni ugutambutsa iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, ni ukutubwira uburyo uzunesha Satani, uburyo wakijijwe, uburyo watinyutse ukatura ukavuga ngo nakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Nico kintu gikomeye. Buriya naje gusanga ibintu bikomeye cyane kandi binagoye ni ukwatura, ni ukwemera icyaha. Nza nkoresha abantu ibizamini mu buryo butandukanye. Ushobora guhura n'umunyamafaranga kamukoresha ikizamini, nahura n'umukene kamukoresha ikizamini, nahura n'umuntu wize kamukoresha ikizamini, nahura n'utarize nkamukoresha ikizamini. Ni gute nza mbakoresha ibizamini? Ushaka kureba abantu b'abanyamahane bakunda kurwana, bakunda intambara, bakunda gutukana n'ibindi, iyo umuntu mubwiye ikintu binyuranye n'ibyo akunda ahita kwereka uwo ari we. N'abakristo benshi nico kibagusha, abakristo benshi nico kibananira. Teste ntoya gusa, ikizami gito gusa gihita kimugusha, akarwana, agatongana, agafatana mu mashati, agatukana, akavuga ibintu bibi. Kubera iki? Ni umunyangeso mbi kandi zirwanira mu mutima we. Ni umunyamahane, ntiyigeze yakira Yesu. Uzutanga inama gato gusa ukavuga ati ariko mugomba kugira ordre mu bintu mukora. Ushobora kubwira umuntu kugira ordre gusa mu byo akora, akazamuka. Ushatse kunsuzugura, ushatse kubona ko tagira ubwenge. Nyamara ni igitekerezo, ni inama nziza isanzwe. Abantu bashobora kukubwira gukora, kugira isuku, ugatera hejuru, ukaburana, ukaja mu manza. Nagira ngo mbakangure, buri muntu wese afite impano, kandi impano yawe irakomeye. Je nshobora guhaguruka kubera ko ndi umushumba, ngahaguruka nkavuga ubutumwa, aja ku gatutu. Ariko nawe hari impano ufite yo kugira ngo inzu y'Imana ise neza. Utaka urusengero, ugura intebe, ufite amafaranga, uri umukire, uri umutunzi, wowe ukagura intebe z'inzu y'Imana, wowe ufata irango ukagura irango ukaza ugasiga urusengero. Ugenda utaka, dukora, dufite impano zitandukanye, dufite ubushobozi butandukanye, dufite ubumenyi butandukanye. Twese ntabwo dushobora gukora ikintu kimwe, ahubwo twese dukora umurimo w'Imana, turuzuzanya. Umwe akora kimwe cyashoboye, undi agakora ikindi, undi agakora ikindi. Twakora ibintu 10 twabihuza tugasanga bifite umusaruro ukomeye, kandi twubatse ubwami bw'Imana mu buryo bukomeye. Twese ntabwo turabavuga butumwa, twese ntabwo turabigisha, twese ntituzaba abapastori, twese ntituzaba abahanuzi, twese ntituzaba abavuga butumwa cyangwa se abigisha ijambo ry'Imana, twese ntituzavuga mu ndimi, twese ntituzasobanura indimi, twese ntituzakora ibitangaza. Ariko twese tuzuzuzanya. Ufite impano y'urukundo kandi ikomeye. Kubera ko ufite impano y'urukundo gusa muri wowe, uzana amahoro ahantu. Kubera urukundo hari abantu bakubakiyeho. Uriya hari abantu bazaja mu ijuru kubera urukundo rwawe gusa. Abantu baza bananiwe, baremerewe, bafite ibintu byinshi bibashajije, bibatesheje umutwe, bakugera imbere kubera urukundo, kubera ukuntu uganira neza, kubera ukuntu utanga inama nziza, kubera ukuntu uvuga amagambo meza. Abantu bakaruhuka, abantu bakanezerwa, abantu bakagira amahoro, abantu bakishima, abantu bakakuva imbere baseka, bumva baruhutse, bavuga ngo nibura. Ushobora kuba uri umujyanama w'igitangaza, uzi gutega abantu amatwi, abantu bakagutega amatwi, ukavuga, ukabagira inama, bwa burakari yari afite bukaba burashize. Umwanya urigisha. Nagira ngo
mbibutse ko iriya mpano yawe ushatse wayiha agaciro. Impano y'ubuhanuzi abantu barayikunda cyane, abantu barayikunda kandi baranayifuza. Niyo abantu bagiye gusenga azavuga ati ariko Mana uzampa amaso. Ubu abantu barimo barasenga, Mana umpa amaso, Mana nkeneye amaso, Mana nkeneye amaso, Mana nkeneye amaso. Yaryama kubera ko ariho asaba amaso, yaryama yarota, yabona ibintu birimo biramukurikira, yabona inka zirimo ziramwirukana, yabona ahuye n'ibikoko, yabona ahuye n'abajura, yabona ahuye n'abantu bapfuye, yabona ahuye n'ibintu bitandukanye, akavuga ati ahaha ndahishuriwe, ya maso yaje. Kubera ko wasenze urasinzira ushaka amaso, ushaka kubona, ushaka ko Imana ikwereka ibintu. Ni impano abantu bakunda, ariko nagira ngo mbakundishe n'izo mufite. Mu by'ukuri ntabwo ufite impano y'ubuhanuzi ntabwo aruta ufite impano yo gukora ibitangaza, ntabwo afite impano iruta yo kuba umushumba, ntabwo afite impano iruta yo kuba umwigisha, ntabwo afite impano yo kuruta uvuga ubutumwa, usobanura indimi, uvuga mu ndimi. Zose ziruzuzanye n'impano z'Imana. Imana iduha impano kugira ngo tubashe kugira akamaro aho turi. Imana iduha impano ni ibikoresho, ni ibikoresho. Reka mfate ntanga urugero rw'abubatsi. Abubatsi baba bafite inyundo, bakagira na metero cyangwa se dekametero. Iyo afite inyundo akaba afite dekametero, akaba afite nivo, akagira nimba ari umwiko ka kantu gatoya bakoresha ku mwiko, uravuga nti uyu ni umwubatsi n'umufundi. Ndabavanze akagira akamashini kabara, fasha umu engineer akagira ikaramu n'urupapuro ashushanya. Murumva mfashe aba architecte, mfashe aba engineer, mfashe abafundi, noneho n'abayede. Umuyede akaba afite nawe akagira igikarayi cyangwa se ikintu akoresha atunda isima, bakagira ingorofani, bakagira umuhoro, bakagira ipiki, bakagira isuka, ni ibintu bitandukanye. Abo ni abantu babubatse. Kandi ugiye kumena beto, uraza gusanga engineer cyangwa se architect atari uza gukora ya mirimo yose. Bagenda bahembwa kuri nivo zitandukanye, hari uhembwa menshi undi agahembwa make, kandi bose baruzuzanya, kandi buri wese hari icyo ashoboye undi adashoboye. Ariko bose barangiza bahurira ku nzu bakayizamura, ukabona inzu ibaye nziza, ukabona inzu abantu bayirayemo, ukabona inzu ibaye inzu idasanzwe. Abo ni abubatsi. Natwe mu nzu y'Imana, mu bwami bw'Imana, natwe nuko niko tumeze. Mu rusengero buriya niko bimeze. Hari abapotre, hari abahanuzi, hari ababishopu, hari abarkibishopu, hari abantu batandukanye. Hari abapasiteri ba revera, abapasiteri batandukanye, abavuga butumwa, abigisha, abantu. Ziriya ngeri z'abantu zose ziri mu rusengero. Mu by'ukuri ntabwo intumwa izakora yonyine, ntabwo bishop azakora wenyine, pastor ntabwo azakora wenyine, umuvugabutumwa ntazakora wenyine, umuhanuzi ntazakora wenyine. Za mpano zose dufite zose zirakenewe mu rusengero, ariko icyo mbasaba buri wese ahagarare mu mwanya we. Iyo abantu bapfuye, iyo umuntu apfuye tugiye gushingura, abantu bo mu muryango bazabigira hafi, itorero rikigira hafi, inshuti zikigira hafi, kandi bakavuga ngo buri muntu wese araza kuvuga. Uravuga uko wabanye na kanaka, uravuga aho yize, uravuga aho yakoze, uravuga ba nyirarume, uravuga ahantu hose, inzego zose zishaka kuvuga.
mpamvu bashaka kuvuga niki? Ni ukugira ngo bahamye imirimo uwo muntu yakoze. Rero kugira ngo tugire ubuhamya nuko bagomba kuduhamya bahereye ku mirimo yacu ya buri munsi, ibyo twakoze. Ora bandara ya basika profa di prasante kitele bon pray kurumerka. Mu buzima bw'itorero ry'Imana ubu tuba turwana n'abantu, iyo turi abashumba tugira akazi gatangaje gakomeye kagoye. Abashumba barahana, abashumba batanga inama, abashumba baracaha. Ni akazi gakomeye, kubera ko ucaha uhana abo wahanye, abo wacashe, abo wagiriye inama. Iyo ubwiye umuntu ngo ntugasambane, aragenda akakwanga mu buryo bukomeye, kubera ko wamubwiye ko ari umusambanyi. Wamubwira ko kureka ubujura ukabubaye umwanzi we, kavuga ati ndamwanga yambwiye ko ndi umujura. Ariko biratinda ukazasanga wa muntu n'umuntu mwiza, ni intumwa y'Imana. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Paulo, aramubwira ngo ntuceceke, tureke kuvuga, ntutinye, ntugire ubwoba. Haguruka uvuge ukuri, haguruka uvuge, ubwire abantu ijambo ry'Imana. Haguruka ubwire abapagani, wabwire ko Yesu azaza. Haguruka ubwire abapagani yuko bazarimbuka, bazaja mu muriro nibatihana. Iki gihe kiragoye. Iki gihe ni igihe kigoye cyane, kubera ko ni igihe kirimo iterambere ryihuta, ni igihe kirimo abanyabwenge benshi, ni igihe kirimo abantu bize, abantu benshi bafite ubumenyi, ni igihe kirimo ubukire bukomeye, ni igihe kirimo ikoranabuhanga mu buryo budasanzwe. Tuja kwigisha ubu ngubu ko turakora online. Mu kanya muratangira mukurikire, abantu batangire barebe, bavuge ati dore ko Bishop Rubanda yabwirije, dore ibyo yavuze, dore apotre runaka ibyo yavuze, dore apotre runaka ibyo yavuze, dore Bishop runaka ibyo yavuze, dore ufite impano y'ubuhanuzi ibyo yavuze. Noneho byose kubera ikoranabuhanga mu bishakisha. Nimurangiza muragenda muhura na bimwe by'abantu batizera Imana, bakoresha ubumenyi, bakoresha ubuhanuzi bw'ibinyoma, bakoresha ibitangaza by'ibinyoma, bakoresha ibyaha, bakoresha ibintu byinshi. Kandi nibashaka nabo babyitirira Imana, bavuge ko ari abakristo, ari abakozi b'Imana. Abantu basenya ubwami bw'Imana cyangwa se barwanya umurimo w'Imana, bamwe ni abakristo bitwa ngo ni abakristo, barabatijwe, twarababatije mu mazi menshi, ariko ari indyarya, ari abafarisayo, ari abantu bashinzwe gusenya umurimo w'Imana. Bagenda baroba bashakisha. Kumwe tuvuga ubutumwa, turavuga ubutumwa tukabwira abantu gukizwa, kumenya Yesu. Uko turiho tuvuga ubutumwa, niko babandi bari mu musengero nabo bashinzwe kugenda baca intege, bavuga ati wararwaye ntibagusura, warapfushije ntibagutabara, wagize ibyago ntibakugeraho, itorero ntirikuzi, abashumba ntibakuzi, abakristo ntibagukunda, wakoze ubukwe ntibabubamo. Dereriri bakavuga byinshi cyane, bakavuga ko barakubwiriza, ko barashaka ikintu kikumara ibyishimo byo mu nzu y'Imana, ko barashaka ikintu kikumara igikundiro, ko barashaka ikintu kikumara guterana, ko barashaka ikintu kigusubiza inyuma. Ariko bene data, akazi turimo dukora, ko turakora mu bihe bigoye. Itorero rya Kristo uyu munsi ko rirakora akazi, ko rirakorera ahantu hakomeye, ahantu hagoye, ahantu hari ibihanda byinshi cyane. Abanyamategeko ni benshi, abacamanza ni benshi, abasinzi baragwiriye. Ubu ngubu kubera ubutinganyi, kubera ibyaha bihari, kubera ubwinshi bw'abantu bari mu byaha, uvuze ngo dukora amatora mu rusengero dushireho pastor, bashakisha wa mutinganyi wo mu rwego rwo hejuru, bashakisha umuntu uzabafasha, umuntu utazabahana, umuntu utazabacaha, umuntu utazabagira inama, umuntu utazababwira ngo bazashakisha gutora umupastori cyangwa se umubishop
umuntu utazababwira kwihana ibyaha uzabaha uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka. Abo nibo bantu bakenewe mu itorero uyu munsi. Abo nibo iterambere rishakisha. Barashaka abafilozofi, abantu bize filozofi ariko batayobowe n'umwuka wera w'Imana. Ariko nagira ngo mbasabe bene data, ibyo dukora byose twubakire kuri Kristo. Ibyo dukora byose tuyoborwe n'umwuka wera. Tuba abadokiteri ariko tube abafite umwuka wera w'Imana. Twige gestion ariko nanone tumenye ngo tugomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Twige imibare ariko tumenye ko tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Twige ubumenyi bw'isi ariko dushakishe kumenya Imana. Twige shimi ariko tuyoborwe n'umwuka wera w'Imana. Twige fizike ariko tumenye tuvuge ngo hariho umwuka w'Imana ugomba kutuyobora. Tuba abakire, abanyamafaranga menshi, dutunge amato, dutunge indege, tugira amahoteli akomeye, tugira inganda zikomeye, ariko tumenye ko tuca bugufi tukayoborwa n'umwuka wera. Abagore n'abagabo muce bugufi, mwubahane, muhane agaciro, kandi buri wese aha agaciro mugenzi we. Kuko iyi si tuyiriho kandi turi abagenzi. Turi ku isi kandi turimo turajya mu ijuru. Turi ku isi kandi turi ubwoko bw'Imana. Turi ku isi kandi dufite umwuka wera utuyobora. Hari amabwiriza y'ijuru. Mu by'ukuri nta muntu uza wemera gutsindwa. Mu bintu byose buri wese aba akeneye kugaragara neza, kuvugwa neza. Niyo mpamvu twambara neza kugira ngo abantu bataduseka. Ukambara neza, ukikwiza, ugasa neza, ukoga, ukisiga kugira ngo ugaragare neza. Ariko muri ibyo bintu byose, nubwo dushaka kugaragara ko turi beza, nubwo dufite impano nziza, nubwo turi abashumba beza, nubwo turi abavugabutumwa beza, nubwo turi abigisha, nubwo turi abahanuzi beza, nubwo turi abaririmbyi beza, ariko tuyoborwe n'umwuka wera w'Imana. Satani uramenye adaprofita, atinjirira muri faiblesse ufite, mu ntege nke zawe, akagusenya. Bisaba kugira amaso y'umwuka, bisaba kumva Imana, bisaba gutega Imana amatwi, bisaba gushakisha mu maso h'Imana, bisaba kwirinda ibyaha, bisaba kwemera ukayoborwa n'umwuka wera, bisaba guca bugufi. Orgueil cyangwa se ubwibone ni kamere muntu. Buri muntu wese aba ashaka kugaragara. Buriya kwambara haba harimo ubwibone, kwisiga harimo ubwibone, kugura umugati harimo ubwibone, kugura imbuto harimo ubwibone, kugura umwenda mwiza harimo ubwibone, kugira isaha nziza harimo ubwibone, kugira telefone nziza harimo ubwibone, kugira inzu nziza harimo ubwibone, kugira imodoka nziza harimo kantu ka orgueil kaba kazamuka. Hari undi ufite imodoka nziza kumva nawe urayishaka, hari undi ufite inzu nziza nawe urayishaka, hari ufite telefone nziza ukumva urayishaka. Orgueil, ubwibone, ubwirasi. Satani naho ahera, agenda ashakisha, adushiramo imitego yo kugira ngo tube abibone, kugira ngo twirate, kugira ngo twikubite ku gituza, kugira ngo tube ibihangana. Ariko bene data, ibyo dukora byose dushira Imana imbere. Ibyo dukora byose tuyoborwe n'umwuka wera. Ibyo dukora byose dushira Imana imbere. Ibyo dukora byose dushire bagenzi bacu imbere. Kuvugwa neza biraruta amafaranga. Kuvugwa neza biraruta ubutunzi bwinshi. Kuvugwa neza biraruta amazu. Kuvugwa neza biraruta amamodoka. Ariko ugomba guhitamo, ugomba kumenya ese ninde nahisemo, ninde uri imbere, ninde mu buzima bwanje, mu mutima wanjye, ninde wa mbere. Hari inzego twanyuzemo, n'abandi batubanjirije banyuzemo, n'abandi bazaza nabo bakazinyuramo.
ndashaka kuvuga imyaka. Iyo uri umwana muto uba ufite imbaraga z'ubutoya, ushobora gusimbuka, ushobora kuvuga, ushobora kwiruka, ushobora gukora ibintu byinshi bifite imbaraga, bikeneye imbaraga. Ukiyumva uri umuntu ukomeye, ukumva nta muntu wagukubita, ukumva nta muntu wagushobora, ukumva utapfa, ukumva ukomeye, ukumva ufite imbaraga z'umubiri, urarya ugashobora ibyo kurya, ukarya ugahaga, ukumva ufite imbaraga z'umubiri, ukumva uri umuntu ukomeye. Ariko uko ugenda, ko imyaka igenda, za mbaraga z'umubiri zigenda zishira. Bwa bwiza bw'umubiri wari ufite uri muto bugenda butangira kugenda bugabanuka. Uruhu rugenda ruhinduka gake gake. Bwa bwiza wari ufite ukiri muto warisigaga amavuta akafata, ugatangira kubona amavuta noneho ntafata ku mubiri. Ni ibihe cyangwa se n'imyaka abantu bagenda banyuramo. Ni ukuvuga ngo watangiye ufite imbaraga ziragenda zishira, ukaza kuva ku isi nta mbaraga ugifite, utakibasha no kugenda. Nigeze kubona umusaza yinjira muri banki, agenda rwose ubona nta mbaraga. Ndamwitegereza ndavuga nturiya mu myaka yashize yarakomeye, yari afite imbaraga, ariko ndeba ukuntu harimo agenda ndavuga nti birakomeye. Natwe hariya niho turimo niho tugana. Ni ukuvuga ngo hari igihe kigera agiye kwinjira asa n'usitaye, kuko kubera ko nta mbaraga yari afite zo guterura kuguru nk'uko bisanzwe. Ndabyitegereza nkuramo isomo rikomeye, ndavuga ati hariya niho tugana. Mu gihe kiri imbere ni kuriya tuzaba tumeze. Bivuga ngo hari ibihe biducisha bugufi. Igihe kiragera ugaca bugufi, igihe kiragera ukamanuka, igihe kiragera urugeyi igahagarara, igashira, ikavaho, igahunga. None se ubwo bwibone, ubwo bwirasi tuba dufite, kandi turebera kuba kurambere cyangwa se kuba tubanjirije cyangwa se kuba ariho cyangwa kuba kuze bashaje. Hari abatifuza imyaka 90, hari abatifuza imyaka 100. Hari usaba akavuga ngo mana ningeza 85 uzampe kuva ku isi ngende ngikomeye. N'ibyifuzo by'abantu bitandukanye, ariko ibyo ukora byose ugomba kumenya ngo hari Imana, hari Data, hari Rurema, hari Umuremyi w'isi n'ijuru. Nagira ngo mbakundishe gukoresha impano mufite no guca bugufi, kumenya ko Imana ariyo igomba gushirwa hejuru. Hari ibyo mukora mu nzu y'Imana, wewe uri umuririmbyi, uri umunyamasengesho, urakubura, ugura ibyuma by'urusengero, wewe wubaka insengero, wewe utanga amafaranga, amaturo, utanga ibya 10, itorero riri kubakwa, itorero rukagira ubuzima bwiza, itorero rugafasha imfubyi, itorero rugafasha abapfakazi, itorero rikagira iterambere. Iyo mirimo mukora ni imirimo y'Imana. Ntabwo naza kubwiriza ntariye, ntabwo naza kubwiriza ndafite urukweto, ntabwo naza kubwiriza ndafite ikoti nambaye ungaragare neza. Ibyo byose ni imirimo dukora. Ya mirimo dukora ni ituma abavuga butumwa bavuga, ni ituma abanyamasengesho basenga, ni ituma, ni ukuvuga ngo hari ico nakoze, hari ico wakoze. Ni ukuvuga ngo inzu y'Imana turayubaka kugira ngo nitugera mu rusengero tugiye kubwiriza tutanyagirwa, izuba ritatwica. Ibyo bikorwa, iyo mirimo yose ni ituma inzu y'Imana cyangwa se ahera hagaragara neza. Sharabaya sandara, mwuka w'Imana cyangwa se Imana mu buzima bwacu tugomba kwishira imbere. Nagira ngo mbibutse mwabanyabwenge mwe, mwabahanga mwe,
mwabafite amadiploma ahanitse, mwe mwabacuruzi bakomeye, mwe mwabahinzi bakomeye, mwe mwabafite inganda zikomeye, mwebwe abafite amahoteli, mwebwe abafite ubukire bukomeye, mwebwe mufite amafaranga menshi, mwebwe mufite inka nyinshi, mwebwe mufite amazu menshi, mwebwe mufite abana benshi, mwebwe mufite ubukire bwinshi, nagira ngo mwongereho guca bugufi no kuramya Imana, mwongereho kwakira Yesu, mwongereho gukizwa, kuramya Imana. Ndabasabira agakiza, ndabasabira gukizwa. Impano dufite twe guceceka, tuzi kuvuga mu ruhame ariko uzi kuganira n'umuntu umwe ku wundi. Umubwire Yesu, umuhe ubuhamya, umubwire aho Yesu yagukuye, umubwire aho Yesu yakuvanye, umubwire ubusambanyi wabagamo ukaba waraburetse, nimba wari indaya umubwire ko wari indaya ukaba warabiretse, nimba wari ufite abagore benshi uvuge ko wari ufite abagore benshi ugakizwa ukabareka, ukaba ufite umugore umwe w'isezerano, nimba ufite abagabo uvuga ko wari ufite abagabo benshi umubwire ko wari ufite abagabo 10 none uyu munsi ukaba ufite umugabo umwe w'isezerano, nimba wari imfubyi ukaba warabaye mu bupfubyi ugakura uri imfubyi, ariko uyu munsi ukaba uri umuntu mukuru, ukaba ushaje, ukaba waravuye mu bupfubyi ugasenga Imana, ugakorera Imana, ubivuge. Nimba warabaye umupfakazi utanga ubuhamya, ubwira abandi bantu ko wabaye umupfakazi kandi ugasenga ugakunda Imana ukayikorera. Nimba wari umukene utanga ubuhamya, ubwira abantu ko wabaye umukene udafite icurya n'ico wambara, ariko ukizera Yesu, Yesu akaba yaraguhaye ubuzima, ukaba waravuye mu bukene ukava mu kwambara ubusa, ukaba ufite ibyo wambara, ukaba ufite ibyo urya. Mwene data, aho uri hose, ico ufite, ubushobozi ufite, impano ufite, urwego urimo ni ubuhamya, urwego urimo ni umugisha. Hagarara neza, tanga ubuhamya, bera abandi bantu umugisha, kuko nico Imana igushakaho. Ndabasaba rero gukizwa, gusenga, kudaceceka. Bene wacu ko barapfa, barumuna bacu ko barapfa, bapfira mu byaha, bapfira mu byaha, bapfira kwa Satani, bapfira mu rumogi, bapfira mu nzoga, bapfira mu businzi. Ahubwo babwire baratongana, bararwana, bavuga amagambo mabi, baravuma, barica, barasenya, bararimbura. Babwire ko Yesu ari umwami. Abantu bagira ishari, abantu bakicana, abantu bagasubiranamo kubera ishari. Umuntu agira ishari ry'umuturanyi, akagira ishari ry'inzu ye, akamugirira ishari kubera ko afite itungo rye, akagira ishari kubera ko afite umwana wize, akagira ishari. Nyamara ibyo byose n'iby'ubusa, n'ibyo kuri iyi si bizashira. Mureke twirinde ishari, twirinde urugomo, twirinde gusenya, twirinde kwica, twirinde kurenganya, ahubwo tumenye ko Yesu ari umukiza kandi ari umwami. Imyaka ufite rero izagera igihe usaze uve kuri iyi si. Uzava kuri iyi si ujye he? Twebwe iyo tuvuye kuri iyi si, abizera tuja mu bwami bw'Imana, tuja mu ijuru, tuja kuruhukira ku bitanda byacu, dutegereje impanda, dutegereje guhamagara kwa Yesu kugira ngo tuje kwibanira n'umwami. Ndagira ngo ngusabe, nawe ugomba gutekereza, ugomba kuramya Imana. Tuzahembwa, turashaka imirimo myiza, turashaka gukiranuka, turashaka kuzabona Imana. Tuzaka nk'inyenyeri, abazaba barahinduye abantu benshi, abazaba barazanye abantu benshi kuri Yesu, bazaka nk'inyenyeri. Nagira ngo tubwire abapagani Yesu, tubabwire ko Yesu ari umukiza, tubwire abantu gukiranuka, dukangurire abantu gukiranuka kugira ngo bazabone ijuru. Mureke duhagurukire rimwe twese turamye Imana, kandi tuyishimire, tuyivugire, tuyitambire, mu bakire, mu bakene, mu mfubyi, mu bapfakazi, mu bihebse, mu bacitse intege, tubakomeze. Buri wese n'impano ye, dukomezanye, dusurane, dushigikirane, dusabirane, twingingirane kandi dukundane, kuko Imana ni urukundo, Imana ni amahoro, Imana ni ibyishimo, Imana ni urukundo. Buri wese nahagarara mu mwanya we. Isi Imana yarayiduhaye ngo tuyiyobore, isi Imana yarayiduhaye ngo tuyitegeke, isi Imana yarayiduhaye kugira ngo tuyigorore, tuyigire nziza. Ibituye isi byose, ibirarashamba, ibiri mu mazi, ibiri mu nyanja, inyoni zo mu kirere, ibintu byose twarabihawe, amabuye y'agaciro n'ibindi byose ni twe tugomba kubiyobora. Za petrole n'ibindi byose, ibyo nibifasha abantu mu buzima bwo kuri iyi si, ariko ni ibintu tuzasiga, twarabisanze kandi tuzabisiga. Rero tugomba gukundana kandi
tugakomeza gukunda Imana. Mureke dukundane, mureke dukunde abavandimwe bacu, dukunde bene wacu, dukunde inshuti, dukunde abanzi bacu, dukunde abatwanga, tubasabire umugisha, ntitubavume ahubwo tubasabire umugisha, tubasengere, tuje ku mavi, twirize, tubingingire kugira ngo Imana ibakure mu byaha. Rero wa mwana w'umukobwa we, senga, va mu byaha, va mu bunebwe, ntugisenga, kanguka, ngwino usenge. Wa muhungu we, ngwino usenge. Wa musaza we, senga. Wa mugore we, senga. Imana niyo itwubakira. Ntushobora kubakira ku bumenyi gusa, udafite Yesu urugo ntabwo rukomera. Kugira ngo uzagire urugo rwiza ni ugusenga, kugira ngo uzagire urugo rwiza ni ukwegera Imana, kugira ngo ugire urugo rwiza ni ukuramya Imana, kugira ngo ugire urugo rwiza ni uguca bugufi, kugira ngo ugire urugo rwiza ni ukwitoza kubabarira, kugira ngo ugire urugo rwiza ni ukurwanya karande, kugira ngo ugire urugo rwiza ni ukurwanya ishari. Turwanye ishari, turwanye icaha, turwanye imyuka mibi iturwanye tugendaho yo muri iyi si. Buriya bumenyi abantu biratana ni ubw'akanya gato, ubutunzi ni ubw'akanya gato. Kurya ugahaga, urarya ugahaga umugoroba ariko bugaca ushonje. Ni ukuvuga ngo inda cyangwa se imibiri ihora idusaba ibyo tuyiha, ibyo tuyigaburira. Utawugaburiye umubiri urivumbura ugapfa. Rero iyi mibiri ipfa, iyi mibiri inanirwa, iyi mibiri isaza, iyi mibiri ikenyuka, iyi mibiri tugomba kumenya ko ni intizo dufite. Intizo dufite tugomba kumenya kubana n'intizo. Ntidutinye guhagarara mu mpano twahawe. Hagarara mu mpano yawe kandi uyikoreshe neza. Koresha impano yawe neza, reka kwisumbukuruza, reka gukenera iby'abandi, koresha ibyo wahawe. Koresha iyawe mpano, nibwo uzakora neza, nibwo uzayikoresha neza, nibwo uzaba umwizerwa, nibwo uzaba umukozi w'Imana mwiza. Ariko nushaka kwigana abandi bizakunanira, bizatuma upfira mu nzira. Uzaja mu marushanwa kandi utarashoboye gutozwa iyo myitozo, utarayikoze, uzapfa mu nzira, uzapfira mu nzira, uzananirwa, uzahura n'ibibazo bikomeye. Rero tugomba gukoresha impano dufite kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kandi kugira ngo tugire urugendo rwiza, kugira ngo tuzasoze neza. Buri mukristo nahaguruke avuge Yesu, ahamye Yesu, avugira ijuru, kuko nibyo Imana idushakaho. Reka nsoze bifuriza umugisha w'Imana. Ngiye kubasengera, ndasengera abifuza kwakira Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, kugira ngo be guceceka, kugira ngo be kurangara, kugira ngo bakoreshe impano zabo. Reka mbasabe abumva bashaka gukizwa, bashaka kuba abana b'Imana, bashaka kuba abakristo, reka mbasabe musubiremo iri sengesho mbakirize Yesu. Vuga ngo Mwami Yesu, nje imbere yawe ngusaba imbabazi. Mbabarire Mwami ku byaha byose nakoze. Izina ryanje Data urikure mu gitabo cyo kurimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mwami kumbabarira ibyaha, kandi urakoze Mwami ko nanje ngiye kukuramya no kugukorera. Icubahiro, ubutware no gukomera n'iby'Uwiteka. Mana, ndagushimiye kuri aba bavandimwe bemeye guca bugufi, bemeye kukuramya, bemeye guhura na Yesu, bemeye kumva ijwi ry'Imana, bemeye kuva mu byaha, bemeye kuva mu busambanyi, bemeye kuva mu bwicanyi, bemeye kuva mu bwibzi, bemeye kuva mu kumena amaraso, bemeye kuva mu burozi, bemeye kuva mu rumogi, bemeye kuva mu nzoga, bemeye guhura na Yesu, bemeye kuba bizerwa, bemeye gukiranuka, bemeye kuzakubona Mwami. Mbasabiye imbaraga, mbasabiye umugisha n'ubutsinzi mu buzima bwabo. Urakoze ko wahaye agakiza, kandi urakoze ko wahaye umugisha. Kansengera abantu bose mwakurikiye, mbasabire umugisha w'Imana, mbasabire ubuzutse, mbasabire kwihana, mbasabire kubabarira, mbasabire kugenda uko Imana ishaka, kuko Yesu ari hafi kuzaza guhemba, kandi azahembera umuntu wese ibyo yakoze akiri mu isi. Data, ndagushimiye kuri Umwami, kweretse abera bawe
abantu bose bakurikiye ijambo ryawe ubahe kukumenya, ubahe kukuramya, ubahe kukumvira, ubahe kumva ijwi ryawe, ubahe kwihana ibyaha kandi ubahe gusa nawe. Urakoze mwami kubahaye ubuzutse no gukora ibishimwa n'ijuru. Mu izina rya Yesu dusenze urakoze, amen.